Mbanje kugusuhuza rero ukurikiye ikiganiro sobanukirwa, nizere ko umeze neza, nizere ko wishimye aho uri hose. Nanjye ndumva nishimye rero, murabizi ko ndi uwanyu, murabizi ko mbakunda cyane. Ushobora kuba uri kwibaza ngo noneho se ikiganiro sobanukirwa uyu munsi kidufitiye iki? Ntujye kure rero, ndahari ntagara kugira ngo byose bigende neza cyane. Mukobwa mwiza, mubyeyi mwiza, uyu munsi twaguteguriye iki? Twese turabizi ko kwambara neza, kujyanisha ari ibintu byiza cyane, ariko tugomba no kureba ese ukuntu twambaye, ese imyenda twambaye, ese inkweto twambaye nta ngaruka byatugiraho. Uyu munsi rero tugiye kubabwira cyangwa tugiye kwibanda ku nkweto bita high heel cyangwa inkweto zo hejuru. Murabizi ko abakobwa tuzikunda kandi tuba tunagaragara neza, ariko ntabwo twakwirengagiza ko iyo wambaye inkweto ndende igihe kirekire udahindura bishobora kukugiraho ingaruka. Muri iki kiganiro rero nibyo tugiye kuba tuganiraho. Uko dusanzwe tubizi, tuzi ko inkweto ndende ahanini zambarwa n'igitsina gore kigamije kurimba cyangwa gusa neza. Gusa ntibigutangaze ko izi nkweto ndende cyangwa bakunda kwita high heel mu mateka yazo zambawe bwa mbere n'abagabo. Nibo babanje kuzambara, nyuma ziza kwambarwa n'igitsina gore bitewe n'impamvu zitandukanye zagiye ziba. Abantu bo muri Aziya y'Iburasirazuba bari abahanga mu gutwara amafarashi, nk'uko bivugwa n'umunyamateka Greg Jenner. Ifarashi niyo barwaniragaho mu misozi miremire y'ibitare. Byabaga ngombwa mu gihe bari ku migongo y'amafarashi bahagurukaga kugira ngo barase. Bivuze ko bari bakeneye ikintu kibigiza hejuru bigatuma baba bakomeye kandi bameze neza. Umwami wa Persia witwaga Abbas wa mbere yohereje intumwa i Burayi, maze bahagera bambaye inkweto zishinguye, maze buri wese aratangara. Nuko kuva ubwo inkweto z'ubwo bwoko zikwira mu ngabo zose z'i Burayi. Abagabo basanzwe nabo batangiye kujya bambara inkweto zishinguye mu kwigana imbaraga z'Abaperesi. Mu mpera z'imyaka y'1600 nibwo inkweto zishinguye zatangiye kwinjira mu mideri ya rubanda. Zitangira mu bagabo, uzambaye akagaragara nk'umugabo nyawe, ariko ntibyatinze vuba vuba n'abagore batangiye kuzambara bigana uyu muderi w'abagabo, kandi icyo gihe bambaraga inkweto z'abagabo. Impinduka zikomeye zabaye ubwo umwami Louis XVI w'Ubufaransa yatangiraga kwambara inkweto zishinguye, kuko urebye yari umugabo mugufi kandi akaba yari afite inkweto zamamaye zifite inguri itukura. Nyuma mu kinyejana cya 19 buri wese ibwami n'ahandi mu bakomeye yambaraga inkweto zishinguye. Izi nkweto zagize ibihe byo kwamamara no kwibagiranwa mu mateka mu myaka y'1700, ubwo abahanga mu mitekerereze abo bakunda kwita abafilozofi baganiraga ku bwenge n'imigirire y'abagabo. Bavuze ko bitandukanye n'uko umugore ateye. Bavuze ko umugore arangwa n'amarangamutima no gutwarwa, bityo batakwizerwa ku bintu by'ingenzi nko gutekereza. Nuko abagabo bagirwa inama yo kwambara inkweto ziciye bugufi, kuko inkweto zishinguye zitarimo ubwenge. Mu myaka y'1860 nibwo inkweto zishinguye z'abagore zatangiye kuba umuderi uri sexy, cyangwa bakunda kwita bitera kwifuzwa. Icyo gihe hari haje gufotora. Ikoranabuhanga ryari rishya, kandi kenshi mu mashusho y'amapornography cyangwa filime byagenewe abantu bakuru, akenshi byerekanaga imibonano mpuzabitsina y'icyo gihe abagore babaga bagumishijemo izo nkweto. Izo nkweto zarushijeho kwamamara ubwo hamenyekanaga abakobwa bamurika imideri, bazambaraga cyane mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Birushaho igihe hatangiraga gukorwa bene izo nkweto ndende zitwaga stiletto, zishinze ku kantu karekare kandi gato mu myaka y'1950. Mu myaka y'1950 nyuma ya Hollywood hagize imbaraga nini mu kumenyekanisha kurushaho izi nkweto nk'ikimenyetso cyo kuba sexy cyangwa gukurura umuntu. Mu myaka y'1950 umukinnyi wa sinema w'icyamamare Monroe yagize ati, umugabo wavumbuye inkweto zishinguye tumugomba byinshi. Nguko amateka y'inkweto ndende nuko zagiye zambarwa. Nubwo izi nkweto zifite amateka akomeye, ariko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko kwambara inkweto ndende buri munsi ko atari byiza ku buzima bwa muntu. Inkweto ndende muri iki gihe zikunze kwambarwa n'abakobwa n'abagore bakiri bato. Nubwo zigaragara neza, zibera abantu benshi, ariko zigira ingaruka mbi nyinshi ku mubiri wa muntu. Inkweto ndende muri iki gihe zikunzwe kwambarwa n'abakobwa n'abagore bakiri bato. Nubwo zigaragara neza, zibera abantu benshi, ariko zigira ingaruka mbi nyinshi ku mubiri w'umuntu.
ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bambara inkweto ndende igihe kirekire amagufa agize ikirenge cyabo yihina bityo ntakore neza uko bikwiye. Izi nkweto kandi zibabaza no mu mavi, umugongo, hari n'abandi bazambara bakababara impfundiko. Muri rusange iyo umuntu ahagaze cyangwa agenda ibiro bye byose biba byikorewe n'ibirenge. Iyo rero umuntu agenda nta nkweto yambaye 43% y'ibiro bye biba byikorewe n'igice cy'imbere cy'ikirenge, naho 57% biba biri ku gatsinsino. Iyo agatsinsino kigiye ruguru kuri santimetero 2, 50% by'ibiro biba biri imbere, hanyuma 50% bisigaye bikajya mu gatsinsino. Ibiro bigira ingaruka ku buzima cyane cyane ku magufwa yo mu birenge, amaguru n'umugongo. Uko santimetero zimuka rero ni nako ibiro byo ku gitsinsino bigenda bigabanuka bijya ku gice cy'imbere cy'ikirenge, bitewe n'uko inkweto umuntu yambaye zireshya. Uko agatsinsino kagenda kajya hejuru ni nako amagufa yo mu matako n'umugongo ahengamira imbere. Inkweto zifite taro ndende irengeje santimetero 5 z'ubuhagarike kandi isongoye zifite uruhare runini mu kwangiza ibirenge, amaguru, amayasha n'umugongo. Ikindi nanone kwambara inkweto ndende rimwe na rimwe hari igihe bituma wumva ko nta zindi nkweto wakwambara ngo uberwe. Niyo ugerageje kwambara izindi zitari inkweto ndende ukibwira ko utaberewe kubera ko akamenyero ko kwambara inkweto ndende buri munsi. Mwumvise ko kwambara inkweto ndende buri munsi cyangwa buri gihe atari byiza ku buzima bwa muntu. Niba wambaraga izi nkweto ni byiza cyane kuko bituma uberwa kandi ugasa neza, ariko uzajye wirinda kuzambara buri munsi dore ko zifite ingaruka zikomeye ku buzima bwawe. Wowe niba hari igitekerezo, icyifuzo ushaka kutubwira, watwandikira kuri email nagaradelphine2@gmail.com, ubundi ugakomeza gukurikira ibyiza tuba twaguteguriye mu kiganiro cyacu Sobanukirwa.